reka mwere gutinyaga urebe sinza tatira igihango twagiranye zakunda sinza kureka kugeza umwuka wanyuma urimo rigira ibiki cyangwa nawe umuntu yakudubika muri birere reka nkubwire mwana wawe turagukunda ariko nawe reba ukuburiya Emily yanjye ntabwo nari mbizi ukuntu Emily yanjye ntabwo wari ubizi gute kubera ibyo ushaka kumureka reba umuntu ukugiriye mama wawe gutya ntabwo ngenda dore ikirenge gisa nawe kigiye kuba pararize ntabwo namureka ndamukunda ntabwo namureka ndamukunda sibanyica ntabwo siba dore ukunasa wajya kugenda urabyaye ni ukuri ko imana ntabwo nigeze byara ariko se mama ndamukunda ntabwo namureka niba ari ibihano se kwamba none ugiye no kumuvuga ngo nkwice mama ndabizi ariko nyine ni ukumuhana umuntu akanafunga telefone kugira ngo igihe ritazongera kujya anamuvugisha ariko nawe ntabwo ari ukwica ujya umenya ko yari amaraso yawe mumufungirane mumukorere ibishoboka byose ibihano byose abihabwe kuko aka ni agasuzuguro kaboze ariko ntabwo harimo ibintu byo kwica wakicara rwanda ariko ntabwo washegera bagiye kuba barabaginga n'abatubinjira no mu manza zinara. Uyu munsi wa none twabonye yuko Anita ashobora kuba yakorewe ihohoterwa ryo mu muryango. Anita yafashwe yakubiswe azizwa urukundo azizwa gukunda umusore yakunze umusore rero witwa Emile gusa ngo uwo musore ni umwanzi w'umuryango we kuba ari umwanzi w'umuryango we rero natekerezaga yuko ibyo ngibyo Anita atakagombaga kubizira gusa uyu munsi wa none yabizize. Ikindi kintu cyatubabaje twese hafi ya twese nuko umusore yakunze ashobora kuba ari mu byago ahubwo ashobora no mu byago bishobora gutuma yanabura ubuzima dore yuko bamufashe bamuroze. Umuntu wabigizemo uruhare ni umuntu witwa Fabiola rero afatanyije na nyina w'umukobwa nibo baroze umusore. Ese uyu musore ubu ngubu ntabwo ashobora azava ku izima koko yongere gukundana n'uriya mwana w'umukobwa mu gihe iwabo bagize uruhare kugira ngo arogwe. Ese ni bande bashobora kuza kumurogoza? Uyu nguyu rero Emile nubwo mwamubonye gutya yarozwe wabonye yuko Fabiola yasaga nk'umuntu we na Mukantabara babipanze rero gusa nkaho babipanze ni ibintu bishobora kuba byari byapanzwe ariko ntibishyirwemo imbaraga kuko bavugaga ngo uwo musore uraza kuza ngaje kureba uyu nguyu ndavuga Emile araza kuba uyu nguyu uraza kureba Anita umuntu uraza kureba Anita
turabanza tumuvuge nabi, nitumara kumuvuga nabi nitumutake rwose, nitumutake, niturangiza rwose tuvuge ibintu bisebetse kuri we, nitumara kuvuga ibintu bisebetse kuri we rwose niturangiza twigendere. Ibyo bintu turaba tumuvuzeho bisebetse nabirengaho rwose azaba nyine nawe ari umuntu usa nkaho rwose atajya ava ku izima. Rero nubwo wenda babipanze gutyo bakavuga ati nuko nguko tugomba kubipanga, barangiza kubitekereza gutyo bakaza kwitegura kuba basebya uyu musore, ndavuga uyu nguyu Emile, ntabwo bari bazi yuko Emile ari uraza kuza, ahubwo yaje barangije bakubitwa n'inkuba. Emile ni umwanzi wabo, bose barabizi. Emile rero kuba ari n'umwanzi wabo ni ikintu gishobora kuba cyatumye noneho bahita basa nkaho bakangutse, bari basa nkaho basinziriye, basaga rwose nkaho basinziriye. Rero ibi ngibi byuko wagira ngo basaga nkaho basinziriye, uyu nguyu Emile nubwo wenda yaje bagiye bakubisa amaso agatangira kugenza ibirenge, ukabona yuko noneho ntabwo ari kuva ahari. Impamvu nshobora kukubwira ngo wabonaga yuko atari kuva ahari nuko yavugaga ngo ese uyu munsi wa none twabonye yuko Anita ashobora kuba yakorewe ihohoterwa ryo mu muryango. Anita yafashwe, yakubiswe, azizwa urukundo, azizwa gukunda umusore. Yakunze umusore rero witwa Emile, gusa ngo uwo musore ni umwanzi w'umuryango we. Kuba ari umwanzi w'umuryango we rero natekerezaga yuko ibyo ngibyo Anita atakagombaga kubizira, gusa uyu munsi wa none yabizize. Ikindi kintu cyatubabaje twese, hafi ya twese, nuko umusore yakunze ashobora kuba ari mu byago, ahubwo ashobora no mu byago bishobora gutuma yanabura ubuzima, dore yuko bamufashe bamuroze. Umuntu wabigizemo uruhare ni umuntu witwa Fabiola rero afatanyije na nyina w'umukobwa nibo baroze umusore. Ese uyu musore ubu ngubu ntabwo ashobora azava ku izima koko yongere gukundana n'uriya mwana w'umukobwa, mu gihe iwabo bagize uruhare kugira ngo arogwe? Ese ni bande bashobora kuza kumurogoza? Uyu nguyu rero Emile nubwo mwamubonye gutya yarozwe, wabonye yuko Fabiola yasaga nk'umuntu we na Mukantabara babipanze. Rero gusa nkaho babipanze ni ibintu bishobora kuba byari byapanzwe ariko ntibishyirwemo imbaraga, kuko bavugaga ngo uwo musore uraza kuza ngaje kureba uyu nguyu, ndavuga Emile, araza kuba uyu nguyu uraza kureba Anita. Umuntu uraza kureba Anita turabanza tumuvuge nabi, nitumara kumuvuga nabi nitumutake rwose, nitumutake, niturangiza rwose tuvuge ibintu bisebetse kuri we, nitumara kuvuga ibintu bisebetse kuri we rwose niturangiza twigendere. Ibyo bintu turaba tumuvuzeho bisebetse nabirengaho rwose azaba nyine nawe ari umuntu usa nkaho rwose atajya ava ku izima. Rero nubwo wenda babipanze gutyo bakavuga ati nuko nguko tugomba kubipanga, barangiza kubitekereza gutyo bakaza kwitegura kuba basebya uyu musore, ndavuga uyu nguyu Emile, ntabwo bari bazi yuko Emile ari uraza kuza, ahubwo yaje barangije bakubitwa n'inkuba. Emile ni umwanzi wabo, bose barabizi. Emile rero kuba ari n'umwanzi wabo ni ikintu gishobora kuba cyatumye noneho bahita basa nkaho bakangutse, bari basa nkaho basinziriye, basaga rwose nkaho basinziriye. Rero ibi ngibi byuko wagira ngo basaga nkaho basinziriye, uyu nguyu Emile nubwo wenda yaje bagiye bakubisa amaso
amaso agatangira kugenza ibirenge, ukabona yuko noneho ntabwo ari kuva ahari. Impamvu nshobora kukubwira ngo wabonaga yuko atari kuva ahari nuko yavugaga ngo ese uyu munsi wa none twabonye yuko Anita ashobora kuba yakorewe ihohoterwa ryo mu muryango. Anita yafashwe, yakubiswe, azizwa urukundo, azizwa gukunda umusore. Yakunze umusore rero witwa Emile, gusa ngo uwo musore ni umwanzi w'umuryango we. Kuba ari umwanzi w'umuryango we rero natekerezaga yuko ibyo ngibyo Anita atakagombaga kubizira, gusa uyu munsi wa none yabizize. Ikindi kintu cyatubabaje twese, hafi ya twese, nuko umusore yakunze ashobora kuba ari mu byago, ahubwo ashobora no mu byago bishobora gutuma yanabura ubuzima, dore yuko bamufashe bamuroze. Umuntu wabigizemo uruhare ni umuntu witwa Fabiola rero afatanyije na nyina w'umukobwa nibo baroze umusore. Ese uyu musore ubu ngubu ntabwo ashobora azava ku izima koko yongere gukundana n'uriya mwana w'umukobwa, mu gihe iwabo bagize uruhare kugira ngo arogwe. Ese ni bande bashobora kuza kumurogoza? Uyu nguyu rero Emile, nubwo mwamubonye gutya yarozwe, wabonye yuko Fabiola yasaga nk'umuntu we na Mukantabara babipanze. Rero gusa nkaho babipanze ni ibintu bishobora kuba byari byapanzwe ariko ntibishyirwemo imbaraga, kuko bavugaga ngo uwo musore uraza kuza ngaje kureba uyu nguyu, ndavuga Emile, araza kuba uyu nguyu uraza kureba Anita. Umuntu uraza kureba Anita turabanza tumuvuge nabi, nitumara kumuvuga nabi nitumutake rwose, niturangiza rwose tuvuge ibintu bisebetse kuri we. Nitumara kuvuga ibintu bisebetse kuri we rwose, niturangiza twigendere. Ibyo bintu turaba tumuvuzeho bisebetse, nabirengaho rwose azaba nyine nawe ari umuntu usa nkaho rwose atajya ava ku izima. Rero nubwo wenda babipanze gutyo bakavuga ati nuko nguko tugomba kubipanga, barangiza kubitekereza gutyo bakaza kwitegura kuba basebya uyu musore, ndavuga uyu nguyu Emile. Ntabwo bari bazi yuko Emile ari we uraza kuza, ahubwo yaje barangije bakubitwa n'inkuba. Emile ni umwanzi wabo, bose barabizi. Emile rero kuba ari n'umwanzi wabo ni ikintu gishobora kuba cyatumye noneho bahita basa nkaho bakangutse, bari basa nkaho basinziriye, basaga rwose nkaho basinziriye. Rero ibi ngibi by'uko wagira ngo basaga nkaho basinziriye, uyu nguyu Emile nubwo wenda bagiye bakubisa amaso agatangira kugenza ibirenge, ukabona yuko noneho ntabwo ari kuva ahari. Impamvu nshobora kukubwira ngo wabonaga yuko atari kuva ahari nuko yavugaga ngo ese uyu munsi wa none twabonye yuko Anita ashobora kuba yakorewe ihohoterwa ryo mu muryango. Anita yafashwe, yakubiswe, azizwa urukundo, azizwa gukunda umusore. Yakunze umusore rero witwa Emile, gusa ngo uwo musore ni umwanzi w'umuryango we. Kuba ari umwanzi w'umuryango we rero natekerezaga yuko ibyo ngibyo Anita atakagombaga kubizira, gusa uyu munsi wa none yabizize. Ikindi kintu cyatubabaje twese, hafi ya twese, nuko umusore yakunze ashobora kuba ari mu byago, ahubwo ashobora no mu byago bishobora gutuma yanabura ubuzima, dore yuko bamufashe bamuroze. Umuntu wabigizemo uruhare ni umuntu witwa Fabiola rero afatanyije na nyina w'umukobwa nibo baroze umusore. Ese uyu musore ubu ngubu ntabwo ashobora azava ku izima koko yongere gukundana n'uriya mwana w'umukobwa, mu gihe iwabo bagize uruhare kugira ngo arogwe. Ese ni bande bashobora kuza kumurogoza? Uyu nguyu rero Emile, nubwo mwamubonye gutya yarozwe, wabonye yuko Fabiola yasaga nk'umuntu
we na Mukantabara babipanze. Rero gusa nkaho babipanze ni ibintu bishobora kuba byari byapanzwe ariko ntibishyirwemo imbaraga, kuko bavugaga ngo uwo musore uraza kuza ngaje kureba uyu nguyu, ndavuga Emile, araza kuba uyu nguyu uraza kureba Anita. Umuntu uraza kureba Anita, turabanza tumuvuge nabi, nitumara kumuvuga nabi nitumutake rwose, niturangiza rwose tuvuge ibintu bisebetse kuri we, nitumara kuvuga ibintu bisebetse kuri we rwose niturangiza twigendere. Ibyo bintu turaba tumuvuzeho bisebetse nabirengaho rwose azaba nyine nawe ari umuntu usa nkaho rwose atajya ava ku izima. Rero nubwo wenda babipanze gutyo bakavuga ati nuko nguko tugomba kubipanga, barangiza kubitekereza gutyo bakaza kwitegura kuba basebya uyu musore, ndavuga uyu nguyu Emile, ntabwo bari bazi yuko Emile ari uraza kuza, ahubwo yaje barangije bakubitwa n'inkuba. Emile ni umwanzi wabo, bose barabizi. Emile rero kuba ari n'umwanzi wabo ni ikintu gishobora kuba cyatumye noneho bahita basa nkaho bakangutse, bari basa nkaho basinziriye, basaga rwose nkaho basinziriye. Rero ibi ngibi byuko wagira ngo basaga nkaho basinziriye, uyu nguyu Emile nubwo wenda yaje bagiye bakubisa amaso agatangira kugenza ibirenge, ukabona yuko noneho ntabwo ari kuva ahari. Impamvu nshobora kukubwira ngo wabonaga yuko atari kuva ahari nuko yavugaga ngo ese uyu munsi wa none twabonye yuko Anita ashobora kuba yakorewe ihohoterwa ryo mu muryango. Anita yafashwe, yakubiswe, azizwa urukundo, azizwa gukunda umusore. Yakunze umusore rero witwa Emile, gusa ngo uwo musore ni umwanzi w'umuryango we. Kuba ari umwanzi w'umuryango we rero natekerezaga yuko ibyo ngibyo Anita atakagombaga kubizira, gusa uyu munsi wa none yabizize. Ikindi kintu cyatubabaje twese, hafi ya twese, nuko umusore yakunze ashobora kuba ari mu byago, ahubwo ashobora no mu byago bishobora gutuma yanabura ubuzima, dore yuko bamufashe bamuroze. Umuntu wabigizemo uruhare ni umuntu witwa Fabiola rero afatanyije na nyina w'umukobwa nibo baroze umusore. Ese uyu musore ubu ngubu ntabwo ashobora azava ku izima koko yongere gukundana n'uriya mwana w'umukobwa, mu gihe iwabo bagize uruhare kugira ngo arogwe? Ese ni bande bashobora kuza kumurogoza? Uyu nguyu rero Emile nubwo mwamubonye gutya yarozwe, wabonye yuko Fabiola yasaga nk'umuntu we na Mukantabara babipanze. Rero gusa nkaho babipanze ni ibintu bishobora kuba byari byapanzwe ariko ntibishyirwemo imbaraga, kuko bavugaga ngo uwo musore uraza kuza ngaje kureba uyu nguyu, ndavuga Emile, araza kuba uyu nguyu uraza kureba Anita. Umuntu uraza kureba Anita, turabanza tumuvuge nabi, nitumara kumuvuga nabi nitumutake rwose, niturangiza rwose tuvuge ibintu bisebetse kuri we, nitumara kuvuga ibintu bisebetse kuri we rwose niturangiza twigendere. Ibyo bintu turaba tumuvuzeho bisebetse nabirengaho rwose azaba nyine nawe ari umuntu usa nkaho rwose atajya ava ku izima. Rero nubwo wenda babipanze gutyo bakavuga ati nuko nguko tugomba kubipanga, barangiza kubitekereza gutyo bakaza kwitegura kuba basebya uyu musore, ndavuga uyu nguyu Emile. Ntabwo bari bazi yuko Emile
ari we uraza kuza, ahubwo yaje barangije bakubitwa n'inkuba. Emile ni umwanzi wabo, bose barabizi. Emile rero kuba ari n'umwanzi wabo ni ikintu gishobora kuba cyatumye noneho bahita basa nkaho bakangutse, bari basa nkaho basinziriye, basaga rwose nkaho basinziriye. Rero ibi ngibi by'uko wagira ngo basaga nkaho basinziriye, uyu nguyu Emile nubwo wenda yaje bagiye bakubisa amaso agatangira kugenza ibirenge, ukabona yuko noneho ntabwo ari kuva ahari. Impamvu nshobora kukubwira ngo wabonaga yuko atari kuva ahari nuko yavugaga ngo ese uyu munsi wa none twabonye yuko Anita ashobora kuba yakorewe ihohoterwa ryo mu muryango. Anita yafashwe, yakubiswe, azizwa urukundo, azizwa gukunda umusore. Yakunze umusore rero witwa Emile, gusa ngo uwo musore ni umwanzi w'umuryango we. Kuba ari umwanzi w'umuryango we rero natekerezaga yuko ibyo ngibyo Anita atakagombaga kubizira, gusa uyu munsi wa none yabizize. Ikindi kintu cyatubabaje twese, hafi ya twese, nuko umusore yakunze ashobora kuba ari mu byago, ahubwo ashobora no mu byago bishobora gutuma yanabura ubuzima, dore yuko bamufashe bamuroze. Umuntu wabigizemo uruhare ni umuntu witwa Fabiola rero afatanyije na nyina w'umukobwa nibo baroze umusore. Ese uyu musore ubu ngubu ntabwo ashobora azava ku izima koko yongere gukundana n'uriya mwana w'umukobwa, mu gihe iwabo bagize uruhare kugira ngo arogwe. Ese ni bande bashobora kuza kumurogoza? Uyu nguyu rero Emile nubwo mwamubonye gutya yarozwe, wabonye yuko Fabiola yasaga nk'umuntu we na Mukantabara babipanze. Rero gusa nkaho babipanze ni ibintu bishobora kuba byari byapanzwe ariko ntibishyirwemo imbaraga, kuko bavugaga ngo uwo musore uraza kuza ngaje kureba uyu nguyu, ndavuga Emile, araza kuba uyu nguyu uraza kureba Anita. Umuntu uraza kureba Anita turabanza tumuvuge nabi, nitumara kumuvuga nabi nitumutake rwose, niturangiza rwose tuvuge ibintu bisebetse kuri we. Nitumara kuvuga ibintu bisebetse kuri we rwose, niturangiza twigendere. Ibyo bintu turaba tumuvuzeho bisebetse nabirengaho rwose, azaba nyine nawe ari umuntu usa nkaho rwose atajya ava ku izima. Rero nubwo wenda babipanze gutyo bakavuga ati nuko nguko tugomba kubipanga, barangiza kubitekereza gutyo bakaza kwitegura kuba basebya uyu musore, ndavuga uyu nguyu Emile. Ntabwo bari bazi yuko Emile ari we uraza kuza, ahubwo yaje barangije bakubitwa n'inkuba. Emile ni umwanzi wabo, bose barabizi. Emile rero kuba ari n'umwanzi wabo ni ikintu gishobora kuba cyatumye noneho bahita basa nkaho bakangutse, bari basa nkaho basinziriye, basaga rwose nkaho basinziriye. Rero ibi ngibi by'uko wagira ngo basaga nkaho basinziriye, uyu nguyu Emile nubwo wenda yaje bagiye bakubisa amaso agatangira kugenza ibirenge, ukabona yuko noneho ntabwo ari kuva ahari. Impamvu nshobora kukubwira ngo wabonaga yuko atari kuva ahari nuko yavugaga ngo ese uyu munsi wa none twabonye yuko Anita ashobora kuba yakorewe ihohoterwa ryo mu muryango. Anita yafashwe, yakubiswe, azizwa urukundo, azizwa gukunda umusore. Yakunze umusore rero witwa Emile, gusa ngo uwo musore ni umwanzi w'umuryango we. Kuba ari umwanzi w'umuryango we rero natekerezaga yuko ibyo ngibyo Anita atakagombaga kubizira, gusa uyu munsi wa none yabizize. Ikindi kintu cyatubabaje twese, hafi ya twese, nuko umusore yakunze
ashobora kuba ari mu byago, ahubwo ashobora no mu byago bishobora gutuma yanabura ubuzima, dore yuko bamufashe bamuroze. Umuntu wabigizemo uruhare ni umuntu witwa Fabiola rero afatanyije na nyina w'umukobwa nibo baroze umusore. Ese uyu musore ubu ngubu ntabwo ashobora azava ku izima koko yongere gukundana n'uriya mwana w'umukobwa, mu gihe iwabo bagize uruhare kugira ngo arogwe? Ese ni bande bashobora kuza kumurogoza? Uyu nguyu rero Emile, nubwo mwamubonye gutya yarozwe, wabonye yuko Fabiola yasaga nk'umuntu we na Mukantabara babipanze. Rero gusa nkaho babipanze ni ibintu bishobora kuba byari byapanzwe ariko ntibishyirwemo imbaraga, kuko bavugaga ngo uwo musore uraza kuza ngaje kureba uyu nguyu, ndavuga Emile, araza kuba uyu nguyu uraza kureba Anita. Umuntu uraza kureba Anita turabanza tumuvuge nabi, nitumara kumuvuga nabi nitumutake rwose, niturangiza rwose tuvuge ibintu bisebetse kuri we, nitumara kuvuga ibintu bisebetse kuri we rwose niturangiza twigendere. Ibyo bintu turaba tumuvuzeho bisebetse nabirengaho rwose azaba nyine nawe ari umuntu usa nkaho rwose atajya ava ku izima. Rero nubwo wenda babipanze gutyo bakavuga ati nuko nguko tugomba kubipanga, barangiza kubitekereza gutyo bakaza kwitegura kuba basebya uyu musore, ndavuga uyu nguyu Emile, ntabwo bari bazi yuko Emile ari we uraza kuza, ahubwo yaje barangije bakubitwa n'inkuba. Emile ni umwanzi wabo, bose barabizi. Emile rero kuba ari n'umwanzi wabo ni ikintu gishobora kuba cyatumye noneho bahita basa nkaho bakangutse, bari basa nkaho basinziriye, basaga rwose nkaho basinziriye. Rero ibi ngibi by'uko wagira ngo basaga nkaho basinziriye, uyu nguyu Emile nubwo wenda yaje bagiye bakubisa amaso agatangira kugenza ibirenge, ukabona yuko noneho ntabwo ari kuva ahari. Impamvu nshobora kukubwira ngo wabonaga yuko atari kuva ahari nuko yavugaga ngo ese